Umukobwa wo mu gihugu cya Miriya witwaga Sandari Hayirenge yafashe icyemezo cyo kwandika urwandiko rugenewe umuhungu w'umukuru w'igihugu agamije ko ubutumwa bwe buzamugeraho. Uwo mukobwa Sandari nawe yarabizi neza ko ku giti cye atari gupfa kumwigereraho. Ntiyari afite nimero ye ngo yamwandikira ubutumwa busanzwe cyangwa ngo amuhamagare. Umuhungu wa perezida ntiyakoreshaga imbuga nkoranyambaga zizwi ngo yamwandikira azifashishije. Kwerekeza mu rugo rwa perezida ngo agiye kuvugana n'umuhungu we nabyo byari bigoye cyane. Ntibyari bya buri wese uri gutekereza kujya kwa perezida ngo agahita abikora. Igitangaje, uwo muhungu wa perezida ntiyahoraga mu rugo. Nubwo Sandari yari kujya yakemererwa kwinjira kwa perezida, ntiyari kumenya niba hamusanga cyangwa ntamusange kuko yagiraga inshingano nyinshi. Sandari yanditse urwandiko arushyira mu ibahasha isanzwe, yandika aderesi rusange y'ibiro by'umukuru w'igihugu bya Miriya, arujyana ku biro bya Miriya Post, ni ukuvuga ku iposita y'ibiro bya Miriya byari hafi y'aho yari atuye. Abakozi b'iposita bararwakiriye barushyira mu murongo w'amabaruwa yagombaga kujya na Dawu mu murwa mukuru wa Miriya, aho rwari kwakirwa n'ishami rya leta rishinzwe kwakira no kwandika amabaruwa yose agenewe perezidansi n'izindi nzandiko zose. Urwo rwandiko rwe narwo rwagezeyo. Ntirwasomwe n'umuhungu wa perezida wa Miriya, ahubwo rwasomwe n'abakozi bari bashinzwe itumanaho n'umutekano, banakira kandi bagasoma amabaruwa yabaga akubiyemo ibyifuzo by'abaturage bandikiraga umukuru w'igihugu na perezidansi muri rusange. Abo bafashe urwo rupapuro bareba niba rwujuje ibisabwa n'amategeko n'amabwiriza. Urwandiko bakirusoma barasetse batangira kwibaza ukuntu uwo mukobwa Sandari yari yatinyutse kwandika ayo magambo. Icyakora baruhaye agaciro mu rugero runaka kandi babifata nk'ibisanzwe by'abantu baba barataye umutwe batazi ibyo barimo. Kuko bitari guteza ibibazo cyane, bakurikije amabwiriza bagenderagaho mu nyandiko zoherezwaga ku iposita, ariko bitari ingenzi ko zigezwa kuri ba nyirazo. Abo bakozi b'ibiro bya perezidansi bagisoma iyo baruwa bakabona ko harimo ibintu bitari bijyanye n'inshingano zabo kandi bidashoboka mu buryo bw'umutekano n'uburenganzira bw'umwana w'umukuru w'igihugu. Urwandiko rukaba rutari rurimo amakuru y'ubuyobozi, ibibazo by'igihugu cyangwa se iby'agace yari atuyemo, ahubwo ari ibyiyumvo by'umuntu ku giti cye. Rwashyizwe mu bubiko bw'iposita y'ibiro bya perezida aho kurujyana ku mwana wa perezida, kandi nta gisubizo cyahise gitangwa ku mukobwa ari we Sandari. Ku ruhande rwa Sandari yakurikiraga niba baramusubije. Nyuma y'ibyumweru 2 yatangiye kujya ku iposita ngo arebe ko baba baramusubije ikintu icyo ari cyo cyose. Yari abizi neza ko rwakiriwe mu nzego z'ibiro bya perezida, yizeye ko rwasomwe, ariko ntiyari azi ko ibyari birimo byahawe agaciro cyangwa ko bitagahawe. Ntabwo yari azi ko rwabitswe mu buryo bwemewe ntirugezwe ku muhungu ku giti cye. Yabajije ku iposita niba baramusubije, baramubwira bati dukurikije ko urwandiko rwandikiye umuhungu wa perezida, birashoboka ko urwandiko rwasomwe n'abakozi b'ibiro bya perezidansi bashinzwe kwakira amabaruwa y'abaturage. Buriya bararwakiriye kandi barwitaho. Bamweretse icyemezo cy'iposita yerekana ko ibaruwa yakiriwe, kimwe na nimero ya registre y'urwandiko yari yanditswe mu bubiko bw'inzego zibishinzwe. Ni nimero yihariye ibiro bya leta muri perezidansi aho urwandiko rwageze byohereje ku iposita yarwohereje. Iyo nimero yari iyo kugaragaza ko ibaruwa bayakiriye, igihe bayakiriye, igaragaza ko urwandiko rwakiriwe kandi bakarukurikirana, ariko bitavuze ko rwageze kuri uwo wari ugenewe urwandiko ku giti cye. Sandari yabonye ko rwasesenguwe kandi rukabikwa mu nzego zibishinzwe, bituma amenya ko ubutumwa bwe bwageze aho bwagombaga kunyura mu nzira zemewe, ariko ntibugire aho buhurira n'uwo yari yabwandikiye. Yavuye kuri iyo posita yakoresheje yohereza urwo rwandiko agaruka iwabo mu rugo. Yaratekereje agira ku mwanzuro wo kwandika urundi rwandiko. Yabonaga natabikora urwa mbere ruzapfa ubusa. Aribwira ati nimbandikira urundi bazabona ko nkomeje. Yafashe laptop yandika urundi rwandiko rwe neza, rujyana ku bempurima, barusohora ari urupapuro, hanyuma rushyira mu ibahasha isanzwe, inyuma yandikaho izina rye n'aho akomoka. Yarujyanye ku biro bya Miriya Post yari hafi y'icyaro cy'iwabo nk'ibisanzwe, rumeze nk'andi mabaruwa asanzwe y'abaturage. Abakozi b'iposita bararwakiriye, barwandikisha mu bubiko bw'iposita, hanyuma barwohereza ku biro bya perezidansi ya Miriya mu murwa mukuru wa Dawu. Rukihagera rwakiriwe n'ishami ry'inzego z'ibiro bya perezida. Abakozi babishinzwe barushyira mu bubiko bwemewe, bashyiraho amakuru y'ingenzi yari arimo itariki rwakiriweho, uwo rwaturutseho, ni ukuvuga Sandari, n'inzira rwanyuzemo. Bararusomye ariko nta kindi barukozeho. Rwashyizweho izindi nyandiko zitoherezwaga kuri ba nyirazo zashyirwaga. Nta rwandiko rurimo igisubizo bahise batanga cyangwa ngo rugere ku muhungu w'umukuru w'igihugu. Kuba bari babonye ko ari urwandiko rw'umuntu usanzwe wanditse ku nshuro ya 2 kandi asaba ibintu bimwe, ntibyatumye baruha agaciro gakomeye, kandi ntabwo batinze ku mwanditsi bamutekerezaho. Byarumvikanaga ko ari umuntu ufite ikibazo mu mitekerereze. Uretse n'ibyo bakekaga, umwanditsi ntacyo bari kumukoraho ku giti cye ngo nuko afite ikibazo mu mitekerereze cyangwa se ari muzima wenda ari kubikorera ubwende. Abakozi babishinzwe bo basomaga ibaruwa bagasuzuma gusa niba yubahirije amabwiriza n'umutekano w'inzego, hanyuma urwandiko rukaguma aho rugomba kuba. Ku iposita bo bahawe icyemezo ko urwandiko rwakiriwe neza n'inzego zibishinzwe, ko rwasomwe, gusa ntibyari bivuze ko rwoherejwe umuhungu wa perezida. Sandari yaramwenyura avuga ati ndabizi ko ibintu bitoroshye,
ntacyo nageraho navunitse kandi nibitanga umusaruro bizagirira akamaro abantu benshi. Gukomeza kubika inzandiko zanjye ntizimugereho bisobanuye ko nibabona ari nyinshi bazageraho bakarambirwa bakavuga ko ntako nagize maze bakamwohereza rumwe wenda nawe akagira amatsiko yo guhura nanjye. Nizeye ko bizagira icyo bitanga. Mu by'ukuri Sandari yabonye ko urwandiko rwe rwa kabiri rutigeze rugera ku muhungu w'umukuru w'igihugu, akomeza gukora gusa iby'amategeko n'inzira zemewe byasabaga. Yakomezaga kohereza amabaruwa yanditse neza akayashyikiriza ku iposita, akandika neza izina rye n'aho akomoka, agashyiraho ubutumwa bwe mu buryo bwubahirije amabwiriza asabwa. Buri kwezi yoherezaga amabaruwa 2 kugera ubwo yabikoze amezi 6 inzandiko zimaze kuba 12. Uko yoherezaga urupapuro niko barusomaga bakarushyiraho zitaragombaga koherezwa umuhungu wa perezida zashyirwaga. Mu by'ukuri kuba Tandari yaramaze kohereza amabaruwa inshuro 12 ntacyo byari bivuze. Abakiraga amabaruwa mu biro bya perezidanse ntibamwibazagaho ku giti cye kandi nta muntu wari kumukurikirana ku buryo bwihariye amuziza kwandika ayo mabaruwa. Abakozi bari bashinzwe kwakira amabaruwa bakoraga akazi kabo kinyamwuga buri gihe, bakayakira bakayashyira muri registre bakayohereza mu bubiko bw'inzego zibishinzwe bakarusesengura ku rwego rw'umutekano bakarubika. Nyuma yo kohereza urwa 12 yohereje n'urwa 13 nabwo ntibyahawe agaciro. Yarongeye yandika urundi. Urwandiko rwa 14 rwa Tandari rwageze ku biro bya perezida. Umukobwa wari usanzwe asoma ayo mabaruwa witwaga Mazari akora ibyo yarasanzwe akora nk'uko byari bisanzwe. Icyakora noneho byari byararenze ku gukabya. Izina Tandari Hayirenge yari yarifashe mu mutwe kubera inzandiko ze nyinshi. Mu gihe yari ari kurusoma yatangiye gutekereza ko Tandari ashobora kuba afite indwara yo gukunda abantu atarabona amaso ku maso. Uwo Mazari yaratekereje atangira kwibaza niba koko Tandari ataramaze kuremba. Yabiganirijeho umugenzi w'umusore bakoranaga. Uwo mugenzi waramubwira ati iyo ndwara ibaho yo gukunda abantu bafite izina rikomeye cyangwa abasitari. Mu by'imitekerereze cyangwa psychology yitwa celebrity worship syndrome cyangwa erotomania. Mazari ati nawe urakabya ubivuze mu rurimi rwacu wabiki? Umva ukuntu uri kubisobanura washyira umuganga. Yabivuze amuseka. Umusore ati ahubwo se urumva umwana atarwaye nyine mu marangamutima? Byarakomeye. Wivuga ngo nugukabya? None se n'abantu bumvise babonye abahanzi bakagwa hasi ngo nibatabavugisha barapfa cyangwa kuko bagahwera bari kuvuga amazina yabo bagakira ari uko umuhanzi abakozeho cyangwa akabavugisha? Undi ati yego. Nawe ati rero iyi ndwara ifata umuntu ku buryo amarangamutima yibanda ku muntu udashobora guhura nawe. Buriya barishyizemo ko umuhungu wa nyakubahwa muzi. Ubu se tutabeshye uwo Tandari asate ubundi se n'icyo ashaka kubwira umuhungu wa perezida? Mazari yikinira yaramubajije ati kuki aya mabaruwa tutayohereza Miyoto ubwe akagira icyo abikoraho? Njye ndumva uyu mwana akeneye gutegwa amatwi. Wenda wasanga ari ikindi ashaka kumubwira da, ntawe wamenya. Undi atari kuri gutera urwenya. None se ubwo bahora akamubwira iki? Banagwana bamenye ko ayo mabaruwa yoherereje Miyota. Ubwo yaza kwirebera umuntu watumye iyi baruwa imugeraho. Ahubwo niba bikomeje kugutera gutekereza kuri Tandari cyane musubize. N'ubundi nabyo twakabaye tubikora. Akeneye ibaruwa imukorera inzira ku murima akamenya ko atazigera ahabwa amahirwe yo guhura na Miyota. Uzi ko bamenyera umuryango wa perezida. Mazari yarabyemeye bandikira Tandari urwandiko rumusubiza. Mu buryo bwemewe Tandari yakiriye igisubizo cyanditswe n'inzego zibishinzwe kimumenyesha ko ubusabe bwe bwo guhura n'umuhungu w'umukuru w'igihugu Miyota butashobokaga. Urwandiko rumusubiza rwoherejwe ku iposita ya Miriya imwe nawe yakoresheje yohereza amabaruwa ye. Aho hantu hari mu cyaro cyo hafi y'umujyi muto wateraga imbere witwaga Payini, aho yandikaga ko ariho hari aderesi ye. Kuri iyo posita bari bafite abakozi bari bashinzwe gufata inzandiko zohererejwe abantu bakareba imyirondoro iriho aderesi y'uwo muntu bakayimushyira mu rugo. Kuko umukobwa yaratuye mu nkengero z'uwo mujyi muto wo mu ntara wateraga imbere ariko atuye mu cyaro, byari byoroshye kumugeraho bagendeye kuri aderesi yatangaga n'izari ziri ku ibaruwa yoherejwe. Mu museso wa kare yabyutse abona umusore azanye ibaruwa iwabo. Uwo musore Tandari yari yarigeze kumubona ku iposita yahise amumenya. Yafashe ibaruwa aramuzaniye ajya mu cyumba cye asoma amagambo yari yanditsemo. Bari bamwandikiye bati kuwa 2 tariki ya 30 Ipayini, nyakubahwa Tandari Hayirenge, amabaruwa yawe yarakiriwe kandi yasomwe n'abakozi bashinzwe kwakira amabaruwa y'abaturage agenewe ibiro bya perezida bya Miriya. Turagushimira ko wakoresheje amahirwe uhabwa n'igihugu yo gutanga ibitekerezo byawe n'ibyifuzo byawe, kandi twishimiye ko wagaragaje amarangamutima yawe n'icyifuzo cyawe cyo guhura n'umuhungu w'umukuru w'igihugu. Nyamara dukurikije amategeko n'inzira zemewe z'ibiro bya perezida ntibishoboka ko nyakubahwa Miyota yahura n'umuntu ku giti cye ku mpamvu idasobanutse. Amabaruwa yawe azakomeza kubikwa mu bubiko bw'inzego zibishinzwe nk'uko bisanzwe ku mabaruwa y'abaturage. Turagushimira kubwo kuba waragaragaje ubushake bwo kwifuza guhura nawe, ntucike intege na gake, ugakomeza kwandika kugeza ku ibaruwa 14. Twizeye ko urabyubaha, iya 14 ikaba ari ibe ya nyuma,
kuko amabaruwa arimo ubusabe bwawe ari hano arahagije, si ngombwa ko wakomeza kubivugaho wandika andi. Turagushimira ko wagaragaje ubwitonzi mu butumwa bwawe ukandika mu kinyabupfura, kandi twizera ko uzakomeza gukoresha inzira zemewe n'amategeko mu gutanga ibitekerezo byawe. Mu cyubahiro, abakozi bashinzwe kwakira amabaruwa, ibiro bya perezida Emilia mu murwa mukuru Nadao. Thandari yatangiye gutekereza ko ibyo byari birangiye. Icyifuzo cye byasaga nk'aho kitazagerwaho. Guhura na Miyota, umuhungu wa perezida, byari bikomeje kwanga. Nta buryo bundi yatekerezaga bwari kubimufashamo. Kuri iyo baruwa nta nimero yari iriho ngo wenda yahamagara. Ikindi yari yihanangirijwe. Yongeye gusoma amabaruwa yoherezaga kuri perezidanse, aribaza ati ubuse hari icyo naba naranditse kitumvikana kiri gutuma banga ko mpora nawe, cyangwa nuko ntashyizemo nimero zanjye. Birashoboka ko ntazi kwandika neza. Iyo hari nshaka umuntu uzi ubwenge akanyandikira. Ikibazo nuko ari kumenya imigambi yanjye, kandi iri ni ibanga rigomba kumenywa nanjye hamwe n'inzego inyandiko zanjye zinyuramo. Yarongeye asoma kopi y'ibaruwa yaraheruka kwandika muri laptop ye, ashaka kureba niba ari we waba warakoze ikosa amwandikira mu buryo butari bwiza. Yasomye ibyo yaraheruka kwandika ati: kuri nyakubahwa Miyota, umuhungu w'umukuru w'igihugu, ibiro bya perezida Nadao Emilia. Nyakubahwa, nitwa Thandari Hayirenge, nkaba mbarizwa mu cyaro cya Payini muri iki gihugu cya Emilia. Nkunda cyane ibikorwa byanyu ndetse n'uburyo mukorera igihugu. Kuva nababona ku mateleviziyo nahise numva mbakunze cyane, ndetse nshaka kubamenyesha amarangamutima yanjye mfite kuri mwe. Ndifuza guhura namwe nubwo byaba rimwe, kugira ngo mbashe kubabwira ikindi ku mutima mbareba mu maso namwe mundeba. Nibwo muzabasha kumva neza ko ibyo nshaka kubabwira bifite uburemere. Nshaka kugaragaza ibyiyumvo byanjye mu buryo butari ubwo mu nyandiko, wenda amarangamutima yanjye muzayumva mugire icyo mukora. Niduhuza amaso muzasomamo byinshi, mumenye icyo mbasaba ntavuze ijambo. Ndabakunda cyane. Ndabashimira kubw'igihe muzafata musoma iyi baruwa, mukumva ubusabe bwanjye mukaza kundeba. Muzaza kundeba rwose nimubyemera ntimuzanumire muri perezidanse, nifuza ko ari mwe mwazaza muri aka gace. Mu cyubahiro cyinshi, Thandari Hayirenge, Payini, Emilia. Nyuma yo gusoma yarivugishije ati nyamara yari yanditse neza. N'andi mabaruwa yari yanditse neza, kandi ibyo nasabaga byari bimwe nuko nakoresheje amagambo atandukanye. Yaribajije ati cyangwa nuko namugoye. Wundi iyo nandikamo ko nifuza guhura nawe gusa, sinjye naho tuzahurira. Yamaze iminsi nk'itanu adatuje, umunsi ukundi atekereza uburyo ari gukoresha umuhungu wa perezida witwaga Miyota, akaza kumwirebera muri ako gace ka Payini avuye mu murwa mukuru Nadao. Nyuma y'iyo minsi 3 ari kumwe na nyina na murumuna we, bumvise abantu bakomanze ku muryango w'iwabo. Niwe wakinguye ashaka kureba abari bo, abona abapolisi bane bari kumwe n'umuyobozi w'akarere. Yarebye ku muhanda abona haparitse imodoka abapolisi bari bajemo, ikaba imodoka yatwarwagamo abafite amakosa Pandagare. Inyuma hari haje izindi modoka, iyo hari n'abandi bapolisi benshi bari baje baherekeje umuyobozi w'akarere ari we meya. Thandari yagize ubwo bashaka gusubira mu nzu, ariko bahita bamufata bamwambika amapingu bamujyana ku modoka. Nyina na murumuna we ntibari bazi ko hari amabaruwa yandikaga, rwose nta kintu na kimwe bari bazi ku bintu bye. Ikindi nta nshuti yageraga muri ako gace, yabaga yibera aho mu rugo akora uturimo two mu rugo, yaturangiza akajya gutembera akibuka gutaha izuba ricyaka. Nibyo gusa bari bazi. Kubona umukobwa wabo bamwambika amapingu bakamutwara byabariye mu nda, bibatera kwibaza ibibazo byinshi. Bakurikira abo bapolisi na meya, bagera iruhande rw'imodoka babaza aho bajyanye umwana wabo n'icyo yaziraga. Meya arabarebye aramwenyura, arababwira ati turabizi ko mubana muri 3, wowe Thandari na murumuna we. Hanyuma genda ufate ibintu byanyu by'ingenzi ubibitse ku baturanyi, cyangwa se ushaka umuntu wo kuzabacungira ibyanyu, mutazagaruka mugasanga byaribwe. Nyina tushaka kuvuga iki nyakubahwa? Nabo tubinsubirishamo. Bahise bafata umukobwa muto bamwambika amapingu, babwira umukecuru bati tuguha iminota 15 gusa. Yagize ubwoba bwinshi, ajya kubwira umugore bari baturanye ngo asigara acunga urugo rwe. Yamuhaye imfunguzo aramubwira ati bashobora kuzatwiba, nanjye sinzi impamvu itumye dufungwa. None rero uzacunga ibyanjye hato batazabyiba. Umupolisi yari yamuherekeje, bituma uwo mugore atagira ibyo amubaza byinshi, afata imfunguzo akomeza kwitegereza atazi ibijya mbere. Abantu batangiye guhurura bava mu ngo zabo, bareba ku muhanda ukuntu Thandari n'umuryango we bari batwaye n'abapolisi bambaye amapingu, na meya ubwe yiziye. Nta n'umwe wari uri no gukeka icyo baziraga. Bamwe batangiye kubwirana bati ubu wasanga hari umukire wabaguze, akaba yishyuye amafaranga ngo bamuhe aho batuye, ahubaka inyubako nziza. Buriya bateye hejuru banga kuva mu byabo ngo bisigarane n'undi muntu nta kintu babahaye, bityo bakaba bagiye kubafunga nk'uko bigendekera abandi bose. Umuyobozi w'akarere ka Payini yitwaga Ruwino, we n'abapolisi be bagiye gufunga umuryango wa Thandari. Muri uwo mujyi wari ufite imiyoborere mibi wavuga ko yari ikakaye, kumenya ko umukobwa usanzwe yandikiye perezidansi byabateye guhangayika.
bamukekagaho kugerageza gutanga amakuru, kubavugaho nabi cyangwa gushaka ubufasha bwo hejuru, bituma bamukurikirana bamutwara kuri gereza yari ikomeye cyane mu mujyi, we na murumuna we na nyina ngo babaze ibibazo kuri ayo mabaruwa. Bakibageza kuri gereza ntabwo babagiriye impuhwe, barabakubise barabarembya. Wenda Thandari we yari azi icyo ari kuzira ko ari amabaruwa yanditse, nubwo atiyumvishaga ukuntu bari kuba barayabonyemo amakosa, ariko abandi bo ntibari bazi ikintu na kimwe. Baketse ko ari akagambane bakorewe nk'ako se yari yarakorewe ubwo yateraga hejuru ngo batamutwara isambu bigatuma yicwa. Iwabo wa Thandari bari bafite isambu ku muhanda, maze umukire avugana n'ubuyobozi bw'akarere ko ashaka kubaka inzu igeretse. Rubino nta gutinda yahise ahamwemerera, bagenda bajyanye amafaranga kwa Thandari yuko umurima we bawuguze bagiye kuwubakamo. Yarabyanze avuga ko adakeneye amafaranga ngo agurishe umurima we. Bahise bamufungagwa muri gereza kandi ubutaka bwabo bwubakwamo n'uwo mukire, ntibahabwa n'udufaranga na duke. Kugira ngo bamenye ko hari amabaruwa Thandari yoherezaga kuri perezidanse, byaturutse ku buyobozi bo ku iposita. Amabaruwa yanyuraga ku biro by'iposita byo mu gace kabo, bigatuma abayobozi baho babona ko hari amabaruwa menshi ajya muri perezidanse aturutse ahantu hamwe. Iya nyuma bamweretse ko bahise bayohereza, ariko babanje gusoma ibyari birimo. Uwo mwanya babimenyesha ubuyobozi bw'akarere, babusobanura ko yari ibaruwa ya 14 yari yohereje. Ahubwo nabo barafunzwe kuko bari baratumye bigeraho hose. Meya Rubino yagizemo ubwoba, atekereza ko umukobwa yashoboraga kuba yamugambanira kubw'ibi yakoraga mu karere no muri uwo mujyi wa Payini yari ayoboye. Nibwo bahitaga baza kubafata haciyemo iminsi 3 gusa. Gutwara ab'iwabo bose nuko batekereje ko nabo babigiragamo uruhare, akaba yarandikaga ayo mabaruwa nabo bamushyigikiye. Thandari n'ab'iwabo bose buri wese yarajwe mu cyumba cye wenyine kuri gereza nyuma yo gukubitirwa hamwe ari 3. Mu gitondo cyakurikiyeho, Meya ubwo yagiye mu cyumba cya Thandari amubaza iby'amabaruwa yandikaga n'icyatumaga yohereza. Thandari yaramubwiye ati, amabaruwa nayandikiraga umuhungu wa perezida amugezaho icyifuzo cyanjye, kandi biremewe ko natanga icyifuzo cyanjye, none ikosa mfite ni irihe? Meya tushaka kubonana nawe ngo bigende bite? Naho ndamukunda cyane, nifuza kumubona, mba numva mukunda nubwo tutarabonana amaso ku maso. Yararakaye ati, ndabizi ko ushaka akaza muri aka karere, maze abantu nkamwe mukaboneraho gutanga ibirego byanyu. Umenye ko uri umugambanyi w'akarere kanjye, wowe n'umuryango wanyu muzagwa muri iyi gereza nk'uko se yayiguyemo. Ntimuzigira mufungurwa na rimwe kuko muri ikibazo kuri aka karere no mu mujyi wacu. Icyari gitumye Meya Rubino arakara cyane nuko yatekerezaga ko ibyo Thandari yashakaga byari guteza ibindi bibazo. Nubwo ubusabe bwa Thandari butari bwarigeze bwemerwa, ariko umuhungu wa perezida aramukaje mu karere kabo agakoresha inama, akagira abatanga ibirego, byanga bikunda Meya ari guhanirwa amakosa akomeye yakoraga. Ku rundi ruhande, muri perezidanse hakoragamo abakozi bari mu buryo butandukanye. Abakiraga amabaruwa bose ntibabaga bari mu rwego rumwe. Hari abari bashinzwe kwakira amabaruwa yo mu baturage basanzwe, ayo babaga bemerewe kuyasoma kuko yabaga aciriritse, ari ay'abantu bavuga ibibazo byabo by'imibereho no kurenganywa n'abayobozi bo mu nzego zo hasi cyangwa se ibindi byifuzo byabo. Ariko nanone hari abandi babaga bari aho bakira amabaruwa y'abantu bakomeye y'amabanga, mbese andi yose yabaga atari y'abaturage nibo bayafataga. Nta nubwo bo bayatindagaho cyane bayasoma, kuko amenshi yashoboraga kuba arimo amabanga areba umukuru w'igihugu cyangwa umuryango we, nabo ubwo batemerewe kuyarebamo. Abakiraga amabaruwa y'abaturage bandikiraga abagize umuryango w'umukuru w'igihugu, bo batangaga raporo ngufi bamenyesha ubuyobozi byabaga bikuye mu mabaruwa muri rusange. Bitaga ku mabaruwa y'ingenzi cyane, ntibashyiremo ibidafite agaciro nk'ibya Thandari bumvaga ko ari indwara yo kwifuza guhura n'abantu b'ibyamamare yari yifitiye. Nyamara nubwo byari bimeze bityo, nyuma yo kwandikira Thandari ibaruwa imusaba kutazongera kwandika amabaruwa asaba guhura n'umuhungu wa perezida, Mazara akabona hashize amezi 2 nta rwandiko yohereza, umutima wamuhatirije gutambutsa icyifuzo cye kikagera kuri Miyota. Yaribwiye ati, wenda yanakwemera ko bahura nkaba ninjye wabaye ikibazo, reka ngerageze uyu mukobwa niba narwaye wenda nahura na Miyota azakira. Mazari yifuje kumufasha. Yatekereje ku yindi raporo yari kwandika, ateganya kuzashyiramo iby'umukobwa wanditse amabaruwa 18 ashaka guhura n'umuhungu wa perezida ku giti cye, kandi Miyota akaba ari we ajya kumureba mu cyaro cya Payini mu nkengero z'umujyi, aho kugira ngo umukobwa aze kuri perezidanse. Yashatse uburyo bwiza bwo kubikoramo, agamije kutica umurongo wa kinyamwuga bagenderagaho, ariko nanone akavugira umukobwa Thandari mu buryo bw'ubwenge, akareba uko byari kugenda. Wenda Miyota akaba ari kugira amatsiko yo guhura nawe. Umuhungu wa perezida akitwa Miyota yari umuntu ukomeye mu gihugu, birenze ko kuba ari umuhungu wa perezida gusa. Yari ashinzwe guhagararira umuryango w'umukuru w'igihugu mu bikorwa bihuza abayobozi bo hejuru n'abaturage, no kugaragaza uko umuryango wa mbere mu gihugu umva ibibazo by'abaturage kandi ukagira icyo ubikoraho. Umuturage bavugaga ko ari ku isonga, nubwo bwose hari bamwe bisangaga mu buzima bubabaje. Uwo musore yaragiye ahabwa inshingano nyinshi cyane, dore ko nawe ariko yabishakaga, ku buryo yabaga ahuza umunsi ku wundi ku manywa na nijoro. Rimwe na rimwe yagaragaraga ku mateleviziyo cyangwa mu bitangazamakuru kugira ngo yerekane ko umuryango w'umukuru w'igihugu uha agaciro abaturage. Wenda abanyamakuru bakamubaza ibibazo biri muri rubanda, nawe akavuga niba bizwi n'ubuyobozi, niba ari ubwa mbere babyumvise,
uko bazahana babiteje no kuba bazabikemura. Perezida yari yaramugize nk'intumwa yihariye muri rubanda, aho mu gihe byabaga bisaba ko umukuru w'igihugu ajya kuganiriza abaturage, Miyota ariwe wajyaga akabatega amatwi mu cyimbo cye ari mu mwanya wa perezida. Icyakora ibyo ntibyamusabaga kujya mu baturage bari hasi buri gihe, ahubwo rimwe na rimwe yakoranaga ibiganiro n'abanyamakuru bakabariza abaturage babo ibibazo. Kujya mu baturage akaganira nabo byabaga nka rimwe mu mezi 3, kandi kuko igihugu cyari kinini cyane kirimo intara 27 zari zigabanyijemo uturere 116, byari bigoye ko yazenguruka hose. Nyuma y'igihe runaka yanageraga kuri perezidanse mu babaga bashinzwe kwakira amabaruwa y'abaturage, agasoma amaraporo babaga bamushyiriye mu biro bye. Yakoranaga n'urwego rwari rushinzwe guhuza ibitekerezo by'abaturage n'ubuyobozi bwo hejuru kugira ngo amenye ibiri mu mabaruwa yose yamwohererejwe nk'umuntu wari uhagarariye ibyo kumva ibibazo byo muri bo. Kuri iyo nshuro noneho yari anafite amatsiko yo kumva ibyo abaturage bari baherutse kwandika mu mabaruwa yo hirya no hino mu gihugu, ngo nahura n'abanyamakuru bamubaza ibibazo bajye bamubwira buri kibazo kiri mu baturage runaka, wenda ibyinshi muri byo ababwire ko atari ubwa mbere abyumvise kandi ko biri gukorwaho. Urwo rwego rwakoragamo n'amazari rwubahirije amategeko y'igihugu, rufata amabaruwa yaretse kuza ruyakuramo raporo yateguwe neza kandi ifite ibisobanuro, aho buri jambo ryari ryanditse ryari riri mu nyandiko ifatika mu buryo bw'incamake. Igitangaje mu gukora raporo batungwa no kubona ipayini ari amabaruwa yatandari yaturukagayo gusa. Nta wundi muntu wo muri ako karere wari warigeze yandikira perezidanse n'umwe kuva mu mateka y'icyo gihugu. Andi mabaruwa yavaga mu tundi turere nka 95, mu gihe abandi babaga bacecetse. Ariko mu bihe byahashize uturere 115 mu turere 116 hari haravuye amabaruwa yoherezwaga kuri perezidanse. Muri payini ni ubwa mbere byari bikozwe, noneho bikorwa na Tandari Hayirenge. Yanditse raporo y'ibyanditse mu mabaruwa yose mu buryo bwemewe n'amategeko, ashyira mu nyandiko ibisobanuro by'ingenzi ku byifuzo byagaragajwe n'abanditsi. Kuri Tandari yagaragaje ibyo yanditse mu magambo make asobanutse. Iyo raporo yose yagombaga koherezwa ku biro bya Miyota. Mazari yafashe amabaruwa amwe y'ingenzi yabaga mu baturage nk'ingero zayo bohererezaga, arindaho gukora ibyo nawe yise ikosa, ayatanda ari yose uko yari 14 yashyira munsi y'iyo raporo, abona gukurikiza andi make yabonaga ko yihutirwa. Yabikoze afite ubwoba bwinshi. Icyakora anatekereza ko yari kubeshya umuhungu wa perezida mu gihe ari kuba amubajije ku mabaruwa 18 yari yohereje, abizi neza ko arimo ubutumwa bumwe kandi wenda ibirimo nabyo bikaba bitari bifite agaciro. Yasigaranye ubwoba bwinshi cyane asenga ngo Imana imufashe ava amahoro mu byo yari yishyize mu byo gushaka gutuma Miyota abona ko hari umukobwa ushaka kumubona wowe na bwiza. Miyota yaraje amabaruwa yageraho. Yasomye iya mbere, yasomye iya kabiri, agera ku mabaruwa 18, ubutumwa bwose abona ari bumwe bw'umuntu umwe mu gace kamwe. Icyamutangaje ni uko yari amaze amezi 7 yohereza amabaruwa nta gucika intege. Yaribwiye ati uyu muntu ashobora kuba yarifuje kumbona cyane kandi yakoze uko ashoboye ngo bikunde bibeho. Yaribajije ati ubuse uyu mukobwa aba yifuza ko tubonana gusa? Ubundi se asate akora iki? Ese nta burwayi bwo mu mutwe afite? Uyanteye amatsiko ndumva nahura nawe. Yatangiye kumva ari nk'aho icyifuzo cye cyo kumusanga iwabo ipayini bakaganira kitari kirimo imikino cyangwa amarangamutima gusa. Yagize amatsiko yo kumumenya ku giti cye, akanamenya ko yakoraga icyizere cyo kwandika amabaruwa asaba guhura n'umuhungu wa perezida nk'ibintu byoroshye. Nyuma yo kubona ayo mabaruwa ya Tandari, yasabye abasirikare b'inzobere kujya mu cyaro cy'iwabo bagendeye kuri aderesi yari yanditse ku mabaruwa kugira ngo bamenye amakuru yose ajyanye nawe, uko yavutse, aho yakuriye, uko yize, inshuti ze. Mazari yarategereje ko Miyota agaragaza ikimenyetso ko yarakajwe n'uko yamwohereje amabaruwa 18 y'umuntu umwe arimo ibintu bitumvikana, ariko ntihagire ikintu amubwira. Miyota we yarebeha agaciro cyane, yibwira ati ubwo abamuha raporo bazanyemo n'aya mabaruwa nuko afite icyo avuze, buriya babibonye. Ngomba kubahiriza icyifuzo cy'uyu muturage, ariko ngahura nawe imaze kumenya neza niba nta kaga byateza. Nicyo cyatumye yitebereza abatasi bari kugaruka bamuzaniye amakuru ahagije kuri Tandari. Abo batasi bagiye hafi y'iwabo wa Tandari bambaye bisanzwe, bafite akamatera gashaje kandi gato. Nk'abantu basanzwe bari bimukiye muri ako gace kandi baje gusaba ibiyede, bakodesheje inzu iciriritse yo kubamo hafi yo kwa Tandari. Ako karere ka Payini kari mu turere dutuye kure cyane y'umurwa mukuru. Ni akarere kagendaga karushaho gutera imbere mu bijyanye n'imyubakire, kuko hazamurwaga inzu nyinshi mu mujyi wa Payini bashaka kwagura umujyi wabo bakawugira mugari kurushaho. Ibiyede byo gukora ku mashansiye ku bantu bari bafite imbaraga byabaga biboneka. Abo bagabo bamaze icyumweru bakora ibiyede, batangiye kumenyerana n'abaturanyi, banababaza amakuru y'iwabo wa Tandari bumvaga ko ngo bafunzwe. Nyuma y'amezi 2 bahaba, bagiye kumusura kuri gereza bajyanye n'umuturanyi wabo wari ugiyeyo baganira nawe. Kuva iwabo bafungwa kugera icyo gihe hari haciyemo amezi arenga 5. Kubera ko iminota yo kuganira n'imfungwa ari mike, abo basore bakomeje kumusura bakamubwira ko bimukiye mu gace kabo baje mu biyede, ariko bakumva amakuru ye bayumvanye abaturanyi bakamugirira impuhwe, bakemeza kujya bamusurana nabi wabo bose. Nyuma y'ukwezi bajya kuri gereza ubudacogora, yageze ababwira byinshi ku buzima bw'iwabo, anababwira iby'amabaruwa yoherezaga n'impamvu yayoherezaga.
Abo batasi bakibyumva, igihe cyabo cyo kuva i Payini ubwo cyari kigeze. Bagiye kureba Miyota wamuha ishusho nyakuri ya Sandari. Icyakora inkuru yari irimo ibintu byinshi cyane. I Payini hasaga nk'aho hari mu kindi gihugu. Amategeko yabagayo yaratandukanye nayo leta yari yarashyizeho. Icyo gihugu cyari kigari cyane. Mili yari ifite intara 27 kandi ari ngari, ikagira uturere ubwatwo twari tugari bidasanzwe tugera kuri 116. Nubwo bwose umuhungu wa perezida yageraga mu duce tumwe na tumwe ku bibazo by'abaturage, byari bizwi ko atageraga kure cyane y'umurwa ngo wenda abe yajya i Payini. Icyo bari bazi kwari uko ku karere karushagaho kwiteza imbere mu myubakire. Igihugu cyari kinini cyane, bigatuma ubuyobozi bukuru butabasha kugera kuri buri muturage cyangwa ngo bubashe kugenzura buri gace k'icyaro n'imijyi mito. Abayobozi bo mu ntara za kure bari barigize nk'abami bato bicaga bagakiza, bakagira ububasha bwihariye bwo gushyiraho amategeko n'amabwiriza atandukanye n'ay'igihugu cya Mili cyagenderagaho hakurikijwe inyungu zabo cyangwa ko babaga bashaka kugenzura abaturage. Ntibyari mu karere ka Payini gusa, ahubwo ikibazo cyari kiri muri iyo ntara yose ndetse no mu zindi ntara zo ku nkengero. Umuturage waho nta ruvugiro namba yabaga afite, kuko abo yari kurega niwe yari kubaregeye. Muri ako karere, Rubuni yavuganye na guverineri, batangira gukandamiza abaturage bari bakennye. Abari batuye mu byaro byo mu nkengero z'umujyi bari bari mu kaga gakomeye cyane, kuko babaga batuye ahantu hafite imiterere myiza ariko hari amazu mato kandi badafite ubushobozi bwo kubaka amazu manini. Rubuni ashyigikiwe n'umuyobozi w'intara batangiye gukora abakene mu byabo, bakahashyira abakire bo kuhashyira inzu zigezweho. Abakene babyangaga yabasabaga kubaka inzu nziza, babinanirwa agafunga ababyeyi, abana bakabura aho kuba bagasenyerwa, abakire bakaza kwigarurira ubutaka bwabo, umuyobozi bakamuha ruswa. Intara yose yaragiye yuzura ruswa, abakire bashyirwa imbere kandi itangazamakuru ririhanangirizwa. Umunyamakuru yageragezaga gutangaza ibihabera, akajya mu baturage bakamuha ibiganiro bavuga ku mibereho yabo, bahitaga bamufunga akaburirwa irengero. Abantu benshi bicarwaga mu magereza mu gihe babaga barafunzwe bazira kutava kwizima ngo bahare ubutaka bwabo ngo bubakwemo n'abakire. Abari batuye mu butaka batabashaga na gato kubakamo inzu nziza barabwakwaga, inzu zabo zigasenywa, abandi bakamburwa amasambu yabaga yegereye ku muhanda nta ngurane babahaye. Abakire buzuzaga inzu nziza mu mirima y'abandi, bahaga ikode ba nyiri imirima b'abakene, bakaba muri iyo nzu bishyura ku kwezi kandi yubatswe mu murima wabo bwite, cyangwa aho bahoze batuye bakahabakura. Nta muntu wari ukemerewe kuba mu kazu gato cyangwa kugira umurimo utarimo inyubako nziza, kuko abakire bari batangiye kugenda baba benshi, ariko abakene bo barigiye umugambi. Bagombaga kuzaba bakodesha inzu nziza z'abakire aho kuguma mu nzu zabo ziciriritse. Ibyo byabagaho bashakaga kwagura umujyi hose. Ako karere kari gatangiye kumenyekana ko kari gutera imbere mu nyubako no mu bikorwa remezo. Nyamara uko iterambere ryiyongeraga, abakire barushaho gukira ndetse barushaho kwiyongera, abakene bo byari uko byatumaga ubuzima bwabo bukomeza kubaho nabi, byatumaga ubuzima bwabo bukomeza kuba mu kaga, bakabangamirwa kurushaho, bakirukanwa mu byabo, bagafungwa, bagakubitirwa mu magereza kandi bakicwa. Abaturage baho bari batuye kure y'umurwa mukuru wa Nadawu, badafite inzira yoroshye yo kugaragaza ibibazo byabo ku rwego rwo hejuru, kuko batari kurenga ku rwego rw'intara. Ntibagiraga umuntu wo kubakurikiranira ibibazo, kandi wari kubitinyuka yashoboraga gufungwa. Se wa Sandari yari yarishwe azira ko bafashe amasambu yabo bakayuzuzamo abakire, ntihagire n'amafaranga bagenerwa, akajya kurega bikarangira bamufunze, nyuma y'amezi 3 bikavuga ko yishwe n'indwara itunguranye. Kuri uwo munsi apfa, Sandari yabonye kwire kugira icyo akora agatabara bagenzi babo babaga mu buzima bukomeye. Kwifashisha itangazamakuru ngo bagaragaze ibibazo byabo bigaragambye ntibyari gushoboka mu gihe abapolisi babaga bacanye ku maso. Inama yigiriye yari yo kwandikira umuhungu wa perezida wari ushinzwe ibibazo by'abaturage, akamusaba ko bahura. Kumusaba ko bahura byari bisobanuye ko ari kuza muri ako gace, wenda akamenya akarengane kakorerwaga abaturage b'abakene bo muri izo nkengero z'umujyi. Iyo yandika ko ari gutabaza, akandika icyo atabariza, uko akarere kamunzwe n'ubuyobozi bubi, wenda hari ubwo ku iposita bari kubisoma bakabona ko ari kurega abayobozi, abagambanira batangaho amakuru mabi, bigatuma afatwa agafungwa, akazicirwa muri gereza. Yahisemo kwandika amabaruwa agaragara nk'aho yari yuzuyemo amarangamutima y'urukundo, nyamara we yaragamije ko ibibazo byabo bigera ibukuru. Yibwiraga ko ibyo bizatuma adafungwa, yanafungwa ntiyicwe. Nyamara abibo bose bari barabafunganye, bari kubakubita amanywa nijoro. Miyota yababajwe no kuba umukobwa yarafungiwe muri gereza azira ayo mabaruwa yari yaroherereje. Yarakariye cyane umuyobozi w'akarere, bituma nabiganirizaho perezida. Yabwiye perezida ati ngomba kubanza kugerayo mu ibanga ngafunguza uwo mukobwa, ibindi byo birahita bisobanuka. Perezida yaramubwiye tukwiriye kubikora. Nta kubimenyesha akarere, yakije imodoka Payini iherekejwe n'abasirikare bari bamucungiye umutekano. Bihuta cyane, bakoze urugendo rurerure bidasanzwe rw'amasaha menshi mu modoka, bagera kuri gereza saa 9:30 z'umugoroba. Abarinzi ba gereza bari bamaze kugurana haje aba nijoro, abamanywa batashye.
umuhungu wa perezida ubwe yaje imbere y'umucungagereza kuko ari ku matara yaka cyane, bahuje amaso ajya kugwa hasi. Ntiyumvishaga ukuntu yari ahageze muri iryo joro. Miyota aramubwira ati ucecetse utavuga amagambo menshi, genda ufungure Thandari n'abagize umuryango we ubazane hano. Nyuma y'ayo magambo ya Miyota, umucungagereza ntiyongeye gutindiganya. Yarabafunguye abasaba gusohoka. Basohotse bafite intege nke z'umubiri ariko bafite icyizere mu maso kuko baketse ko bafunguwe, cyane ko umucungagereza yaje afite ubwoba bwinshi cyane ari gutetera. Babonye Miyota, Thandari agira ngo ari kurota. Uwo yandikiraga amabara yaramuhagaze imbere ndetse niwe wari umufunguje. Ahubwo yatekereje ko ubwo ngubwo bagiye kumwica kuko yari yiziye. Mu gihe atari yakabyiyumvishije neza, Miyota yarabarebye abona ibikomere ku mubiri wabo kuri Thandari bikabije cyane kuko yakubitwaga buri munsi. Byamuteye kumva umutima we uremerewe kurushaho. Ako kanya yategetse ko bajyanwa kwa muganga, atitaye ko hari nijoro ahita anatumiza itsinda ryihariye ryari rishinzwe ubugenzacyaha n'ubutabera. Mu gitondo cyakurikiyeho, umuyobozi w'intara Ruhino n'abandi bayobozi bo mu ntara no mu karere bari bamaze gufatwa. Mu minsi yakurikiyeho mike cyane, bahamwe n'ibyaha bya ruswa, gufunga abaturage binyuranyije n'amategeko, kwica abantu no kunyaga ubutaka bw'abakene. Iperereza ryakozwe mu gihe gito ryagaragaje ko Pioneer yarahindutse igihugu mu kindi gihugu, amategeko agahindurwa ko abayobozi babyifuzaga, perezida nawe atabizi. Ibyo byose byakorwaga abagize umuryango wa Thandari bakitabwaho n'abaganga. Bari baranegekaye, isukari yarabaye nke mu mubiri, bafite inzara n'ibikomere ku mubiri. Mu gukemura icyo kibazo cy'abaturage, iperereza ryagaragaje ko abakire benshi bari barigaruriye ubutaka bw'abakene babikoze babizi kandi babifashijwemo n'abayobozi b'intara n'akarere. Barafashwe barafungwa ariko nanone bacibwa amande. Abemeye ko bari barigaruriye ubutaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko basabwe kwishyura indishyi kuri ba nyir'ubutaka, bakabaha amafaranga ahagije ahwanye n'agaciro ubwo butaka bwari bufite mbere yo kubwubakamo, bakarenzaho n'indishyi z'akababaro, bityo bakemererwa kugumana ubwo butaka mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko bakamara n'igihe runaka muri gereza. Leta n'ubu ntiyari gusubiza inyuma ibyo bikorwa kandi byari birimo iterambere, uretse ko byakorwaga mu buryo bwo kurenganya abandi. Aho imirimo yo kubaka itari yakarangiye, yasabye abo bakire gukomeza kubakwa, ntibahagarike inyubako zabo, bakazikora neza, bagakomeza kubaka kuri uwo murongo bari barihaye, ariko bagaha abakene ingurane ndetse hakiyongeraho indishyi y'akababaro ihagije. Ku rundi ruhande, Thandari n'umuryango we bakomeje kwitabwaho n'abaganga no kwitabwaho n'ubutabera. Bari barakubiswe cyane, bisaba ko bamara iminsi myinshi bari mu bitaro, bongererwa amazi n'amaraso icyarimwe. Miyota yakomezaga kubasura mu bitaro agamije kureba uko bitabwagaho, nabo bari mu bantu bagombaga guhabwa indishyi z'akababaro, cyane ko se yari yaraguye muri gereza azira ko yashaka kurwana ku masambu y'ububatsemo nta ngurane babahaye. Nabo bafashijwe n'ubutabera bahabwa ingurane ikubye kabiri n'andi mafaranga y'indishyi z'akababaro kuko byagaragaye ko se yiciwe muri gereza azira gukubitwa nk'uko nabo byashobokaga ko bapfiramo. Nyuma y'ibyumweru bibiri, mama we na murumuna we bari bamaze gukira basezererwa n'ibitaro. Thandari we byaje kugaragara ko kuri ibyo bitaro batari gushobora kumuvura. Kubera gukubitwa buri joro no kubuzwa kuruhuka, yari yaragize indwara ikomeye yatewe n'ihohoterwa rihoraho irimo ihungabana rikabije ry'umubiri n'ubwonko. Kubera ko Miyota yarabizi, yarazaga akamuganiriza kugira ngo agarure ibitekerezo ku murongo kandi byatangaga icyizere. Ariko uko guhungabana kwari guherekejwe n'indwara yo kuvunika kw'imikaya n'uduce duto cyane tw'imitsi, aho imikaya yari yarabyimbye cyane, amaraso ntakwirakwire mu mubiri neza. Yarushijeho kugira ububabare bukabije mu mugongo no mu mavi, gucika intege gukabije, guhumeka bigoranye, umutima ugatera nabi, n'ibisebe by'imbere byatewe n'inkoni za buri munsi birushaho kumurembya. Baramukubitaga ntibavune igufwa, ariko inyama n'imitsi bikamera nk'ibihiye. Abaganga babonye ko ikibazo cye kitari cyoroshye, bisaba ko agomba kuvurirwa hari ibikoresho bihanitse n'inzobere mu ndwara nk'izo. Miyota yamusabiye taransiferi ajya mu bitaro bikuru by'igihugu bya gisirikare. Ababyeyi bo basigaye mu cyaro kuko Miyota ubwo yavuze ko agomba kumwirwariza, ababyeyi bakaba baruhuka bakurikirana ibindi bibazo. Miyota nk'umuhungu w'umukuru w'igihugu yabikoze atabikoze ku bwe, ahubwo abikorera inshingano yari afite zo guhagararira ubuyobozi ku rwego rw'igihugu mu gukurikirana ibibazo by'abaturage. Si uko ari we ari kujya umurwaza buri joro n'amanywa, ahubwo kumwirwariza yavuze yarashaka gusobanura ko ari kujya akurikirana uko avurwa buri gihe kugeza akize. Yamushakiye umuntu uzajya umuba hafi, akamenya buri kimwe cyose akeneye, uwakomeza inshingano ze, ariko yiyemeza kujya amusura kenshi akamenya ibijya mbere, atamusura akamuvugisha kuri telefone. Miyota yari yarasomye inzandiko akabonamo ko Thandari yasozaga avuga ko amukunda, ariko akibaza niba ari urukundo amukunda nk'umuyobozi cyangwa ari nk'urwo yakunda undi muntu w'umusore yishimira. Aho kubimubaza ako kanya, yigira inama yo kubanza kumwereka ko ari umuntu usanzwe, bakajya bavugana kuri telefone umwanya munini, bakaba bari kumwe umwanya munini kugeza atangiye kumwisanzuraho birenze. Uko niko yabigenje, agahamagara ashaka kumubaza amakuru y'uko ameze, agakomereza amubaza n'inkuru z'ubuzima bwe bwite, bigatuma baganira cyane. Thandari yaramwizeye amwisanzuraho kuri telefone, nawe akaba asabwa gushaka izindi nkuru amubwira kuko Miyota amuhaga umwanya uhagije. Yazaga kumureba akamufata ikiganza, akamureba mu maso amubaza uko ameze,
bigeze aho bimera nk'umuco. Uko yamufataga ikiganza akamwitegereza, yatangiye kumubonamo umuntu urenze. Miyota yabihuzaga no kuba yaramwandikiraga ngo bahure agamije ko yatabara abaturage ba Payini, bituma amubona nk'umukobwa ushoboye w'intwari. Yatangiye no kubona ubwiza bwe ndetse abugereranyije n'ubwo abandi bakobwa atangira kubonamo ikinyuranye. Iyo Miyota yabaga ageze mu rugo, Tandari niwe yagiraga ikiganiro akababwira ukuntu ari mwiza, uko ari intwari kandi ko afite ubwenge butangaje. Kuba ari intwari byo na perezida yarabyemeraga. Icyakora atangira kubona ko umuhungu ashobora kuba ari kumwiyumvamo cyane. Yahise amubaza ati, ese ujya utekereza kubana na Tandari? Miyota ati, kuki ubimbajije? Perezida ati, ndakuzi, uri umuhungu wanjye n'igihe wakwirereye. Mbwira ukuri, uriya mukobwa mwiyumvamo bingana iki? Miyota yikije umutima aramubwira ati, iyo ndi mu bitaro nkamwitegereza mutekerezaho cyane, sinigeze mbitekerezaho nitonze, ariko sinaguhakanira ko uriya mukobwa ariwe ntekerezaho kurusha abandi. Perezida ati, wowe wemera amarangamutima kurimo kandi ntuyarwanye. Birashoboka ko kubera yuko utabona umwanya wo kwita ku bandi bakobwa, uriya waba waramukunze. Uhora mu nshingano, wiruka hirya no hino, uhora mu maraporo, ntabwo ujya uha umwanya abakobwa mu buzima bwawe. Hanyuma rero ukora ibyo umutimanama wugutegeka. Uri mukuru ukwiriye kwifatira umwanzuro mwiza. Miyota ntiyari azi ko se yatekereza atyo. Yamurebye mu maso aramubaza ati, ese koko wabyemera? Perezida ati, biki nakwemera? Nawe tereka ngo usobanurire neza. Ese ntiwatungurwa cyangwa ugahangayikishwa nuko umuhungu wawe yaba akundanye n'umukobwa wo mu muryango ukennye w'imfubyi kuri se kandi utazwi mu muryango mugari? Perezida ati, kubera igitutu cy'amateka y'abayobozi bakomeye, isura y'umuryango n'ibitekerezo by'abantu, nshobora gutekereza ko bidakwiriye gukundana nawe. Ariko nk'umukuru w'igihugu kigendera ku mategeko, nta burenganzira mfite bwo kukubuza kubana na Tandari, kuko urukundo n'ishyingiranwa ni amahitamo y'abantu bakuru kandi yemewe n'amategeko, si amahitamo y'ababyeyi babo. Kandi njye nabanje kuba umubyeyi mbere yo kuba perezida, sinabaye perezida mbere yo kuba umubyeyi. Kuki nakwivanga mu by'amarangamutima y'umwana wanjye? Ndi umuntu wubaha ihame ry'uburinganire n'uburenganzira bwa muntu. Nubwo Tandari ari umuturage usanzwe, kugira ngo umumenye umukunde byatewe n'ubutwari n'ukuri bye. Iyo atandika ziriya nzandiko kandi akazandika agamije gutabariza rubanda, ntiwari kumumenya. Ahubwo fatiraho mbakurire ubukwe hakiri kare. Ahubwo reka nkugire inama, tangira uvugurure iwawe, nicyo kintu ugomba guheraho. Dore uranakuze, niwe muhungu wacu mukuru, wakabaye duha umwuzukuru hakiri kare, tutazapfa nawe tubonye. Miyota yaramushimiye. Perezida ati, ibyo ni inshingano zawe, winshimira. Icyo nzakora ni ukugushyigikira no kuguha inama mu gihe bikenewe. Miyota yakomezaga kugera kuri Tandari, igihe kigeze amubaza cya kibazo. Yaramubajije ati, ese wifuzaga kumbona bingana iki? Nuko washakaga ko nkemura ikibazo cyo muri Payini cyangwa nuko wenda nawe ubwawe wanyikundiraga? Umukobwa ati, ibyo kugukunda byo biroroshye cyane, kuko uri umusore mwiza, ugaragara neza kandi ukagira umutima mwiza. Icyakora icyari kimpangayikishije cyane nuko ari kumenya akarengane kacu kuruta uko njye wari kumvugisha nkanjye ubwanjye. Iyo uza kunyirebera koko, nari kukubwira ikibazo cy'akarere kose, sinari gutinyuka kukugaragariza amarangamutima yanjye bwite kandi uri umuhungu w'umukuru w'igihugu. Miyota ati, wandika izo nzandiko zose wabaga wizeye ko nzazisoma? Nawe ati, nabikoraga nifuza ko zigera muri perezidanse maze mwazazibona mugatekereza gufunga umuntu wazoherezaga. Njye nabikoze nshaka ko mumfunga. Nibwiraga ko bizasakuza ngafungwa, ariko ngahabwa amahirwe yo kuziregura mu rukiko. Naratekereje ndavuga nti, byanga bikunda bazamfunga abantu bamenye icyo mfungiwe, bibatangare, bayagare, bifuza kuzaza kumva uko niregura. Numvaga nijya kubona ntazaba hari itangazamakuru, maze nkavugira imbere y'abaturage impamvu nakwandikiraga ngusaba ko duhura. Wenda ibyo bari gutangaza byari kuzabageraho, mukaza gukemura ikibazo cyacu. Miyota tukwiriye kubishimirwa kuko wabaye intandaro yo gukemura ibibazo by'abaturage banyu. Ubu wakize, ugiye gusezererwa utahe, ariko mbere ya byose nshaka kudusura mu rugo. Tandari ati, bishoboka bite ko njye nagera kwa perezida? Nawe ati, ntukwiriye kubitekerezaho cyane. Iwacu barakuzi nubwo mutarahura amaso ku maso. Nkuvuga kenshi nk'umukobwa w'intwari nishimira kandi nkunda. Bifuza kukubona mukaganira. Ntiyari gutinyuka kubihakana, ariko yikanzemo acyumvira ijambo ngo umukobwa nkunda. Yanze kubimubazaho, abigumbana ku mutima. Nyuma na nyuma yarakize, Miyota amushyira mu modoka yamujyana mu rugo kwa perezida. Perezida n'umuryango we baje kureba umukobwa umuhungu wabo yahozaga mu kanwa. Nabo babonye ari umukobwa ugaragara neza, bamuganirije bumva afite n'ibitekerezo byagutse. Mu kuganira bageze ku kuntu yasanze hari amabaruwa 14 y'umuntu umwe, akabona ko byihutirwa. Ariko noneho perezida aribaza ati, umuntu waguhaye iriya raporo yaragamije iki? Amabaruwa 14 koko? Miyota tubanza yari yaravuganye na Tandari mu ibanga ahari. Tandari yarabihakanye ati, nta muntu nzi rwose, nawe wigeze amamagara, nanjye na none nigeze amamagara. Perezida yabwiye umuhungu ati, uwaguhaye raporo nawe imutumira ze dusangire atubwire inkuru ibyihishe inyuma. Mazari yaratumiwe aza mu rugo kwa perezida. Yaje yikendagira ufite ubwoba yishinja amakosa. Yarinjiye bamuha ikaze bamumwenyurira, atungurwa no kubona bisa nkaho nta cyaha afite.
Yaricaye baramuganiriza bamubaza uko akazi kameze, banamubaza ku by'umukobwa wohereje amabaruwa menshi. Yabanje kubigiramo ubwoba aravuga ati mubabarire kubwo kuba narayoherereje ari kumwe na raporo. Ariya mabaruwa nari ngiye kuyafata ngashyira ku ruhande kuko nabonaga ibirimo bitihutirwa cyane kurusha andi. Birangira nibeshye ayo nagombaga gushyira munsi ya raporo sinaba ariyo nshyiraho. Miyota amwenyura arambwira ati wifata nk'ikosa wakoze cyangwa ngo ubeshye. Muri raporo y'ubutaha ubwo ayo mabaruwa uzanyohereze ndebe. Yaramubajije ati none se Tandari uramuzi? Nawe ati niwe muntu nzi kurusha abandi bose boherezaga amabaruwa kuko yayohereje kenshi. Yitwa Tandari Hayirenge, iwabo ni Payini. Yifuzaga guhura namwe. Sindamubona amaso ku maso kandi nta byinshi muziho. Miyota ati n'uyu turi kumwe. Mazari yaratungwa amwitegereza neza ariko araceceka. Imbere ya perezida n'umuryango we ntiyari kujya yagara uko yiboneye. Miyota yamusobanurira uko byagenze arangije arenza ati ibibazo by'abaturage babo biri gukemurwa mu buryo bwihuse cyane. Tandari yabuze aho ahera byandika mu mabaruwa kuko yakekaga ko ubuyobozi bwabo bubi nibumenya buzamwica. Warakoze kutirengagiza amabaruwa ye. Mazari wibwiraga ko ari bubihanirwe yisanze ari kubishimirwa. Yabaye asubiye mu biro, Tandari na Miyota bava ku meza bajya kuganira mu busitani kwa perezida ari bonyine. Tandari yaramushimiye arambwira ati wakoze kunyemerera kuza ahantu hatangaje cyane bene aka kageni. Wubatse amateka yanjye nzajya mbona icyo niyemerana ko nageze mu rugo rwa perezida. Miyota ati ahubwo se wabyemera ukazahibira ubuziraherezo? Tandari ati ubwo se byaca mu zihe nzira? Nawe ati mu nzira z'ubukwe. Yaracecetse gato aramaze ati ibintu uvuze by'ubukwe ni ibiki? Miyota ati ntabwo nkunda, ntabwo wakomera kumbera umugore. Tandari ati ndagukunda ariko se wabimenye ute ko ntigeze mbikubwira? Miyota aterega nta ari utabyanditsemo. Tandari ati kandi koko gusa siniyumvisha ko wakomera kubana n'umukobwa nkanjye. Nizere ko uri gushaka kumva ikimvamo. Miyota yaramubajije ati tuvuge ko wenda ntari umuhungu wa perezida wakaba uri kumbaza gutya? Nawe atari ko naho byagiye kuri we uracyari umuhungu wa perezida. Utari umuhungu wa perezida ubwo waba uri umuntu usanzwe nk'abandi basore bose ukagira ibyo barusha nabo bakagira ibyo bakurusha, ariko ntabwo byashoboka ko utari we. Miyota ati mu buzima busanzwe ndi umuhungu wa perezida nibyo, icyakora papa yabaye perezida ndi mukuru, ibyo urabizi. Ku muntu nkunda ndi umusore usanzwe nk'uko nahoze data ataratsinda amatora ngo mbe perezida. Ikindi ejo aramutse atsinzwe amatora ntakomeza kubaho nk'umuntu utari umuhungu wa perezida. Ni uburenganzira bwawe rero wanyanga cyangwa ukanyemera nk'uko wabikora undi musore uwo ari we wese. Simbigusabe ngo ubyemere bitakuvuye ku mutima. Niba wakomera ko twibanira ntubyemere kuko wagize ubwoba. Mbwira ikikurimo. Tandari yaramubwiye ati ndakubonaga kuri televiziyo nkavuga nti uwama guhura nawe nkakubwira ibibazo byacu, ariko nkavuga nti aramutse yemeye ko duhura turi babiri ntibigire izindi ngaruka binteza namubwira ko mukunda. Buri uko nakubonaga muri televiziyo nararaga nkurota. Nageze aho nibwira ko tuziranye njye nawe. Rimwe na rimwe natekerezaga ko ndwaye mu bitekerezo. Ahari koko nari ndwaye mu mitekerereze. Miyota ati ntabwo urwaye, urukundo wankunze utarambona nshaka kurungaragariza turi kumwe kugera ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Tandari yari guhitamo umugore wa Miyota nta kintu kibanje gukorwa kubera ko kubana n'umuntu uri mu nshingano nk'izo byasabaga kwitegura no gutegurwa bihagije. Niyo mpamvu mbere y'uko yabanje guhabwa amahugurwa y'ibanze ajyanye n'imibereho rusange, imiyoborere, imyitwarire ye mu ruhame n'ubumenyi ku nshingano z'umuryango w'umukuru w'igihugu. Yahawe amahugurwa amwongerera ubushobozi n'icyizere mu rwego rwo kumufasha kwinjira mu buzima bushya bidasabye ko ahindura uwo ari we, ahubwo akunguka ubumenyi bwari kumufasha kubana na Miyota mu buryo bukwiriye umuhungu wa perezida kandi bwubaha agaciro ke n'ak'umuryango w'umukuru w'igihugu. Ukurikije uko ubukwe bwabo bwabaye, bwari ubukwe busanzwe butandukanye n'ubwo kataraboneka bwari busanzwe bumenyerewe mu miryango ikomeye. Miyota yifuzaga ko abazabutaha bose bacyura amasomo mu buzima aho gucyura ko bwari bukomeye bidasanzwe. Batoranyije ahantu hatuje hafi y'umurwa mukuru wa Nadawu, butegurwa mu buryo bwitondewe n'inzego z'umutekano. Bwitabiriwe n'imiryango yabo bombi, inshuti za hafi, abayobozi bake n'abari bahagarariye abaturage kugira ngo bagaragaze ihuriro ry'abayobozi n'abaturage basanzwe. Tandari yari yambaye imyenda yoroheje, iruhande rwe hari Mazari, wa mukobwa wahaye agaciro amabaruwa ye. Bari barahindutse inshuti z'akadasohoka nyuma yo kumumenya, cyane ko ari Miyota wari ubiri inyuma. Ubucuti bwabo na perezida yarabushyigikiye. Kuri uwo munsi w'ubukwe amagambo yahavugiwe yagarutse ku budasa bwabo mu rukundo kuko bari barahujwe no gushaka ubutabera. Kubera ko ubukwe bwabo bwanyuraga mu bitangazamakuru bitandukanye, abaturage benshi bamenye uko bamenyanye ibyabakoze ku mutima, bituma ubukwe bwabo buhinduka ikimenyetso cy'uko igihugu cyubahirizaga ihame ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, nubwo bwose buri butegetsi butaburamo ibintu runaka bitarakemuka 100%. Abenshi bwabasigiye isomo ry'uko umuntu adapimirwa ku mikoro, ku mashuri cyangwa inkomoko, ahubwo asuzumirwa ku ndangagaciro ze n'ubumuntu bwe. Ibyo bikaba ari byo biba intangiriro nziza y'urukundo. Urwo rukundo rwari rufite igisobanuro kirenze ku rukundo rusanzwe rwo hagati y'abantu babiri. Akimara kuba umugore wa Miyota, Tandari yahawe inshingano.
yagombaga kuba umuyobozi uhuza abaturage n'inzego za leta, akakira kandi agasesengura ibirego by'abantu bo mu bice bya kure bitagerwagamo n'ubutabera mu buryo bworoshye, cyane cyane abari bafite ibibazo byo kwamburwa ubutaka n'abafunzwe binyuranyije n'amategeko. Yari ashinzwe gushyiraho uburyo bworoshye bwo kwakira ibirego, kubikorera isesengura hifashishijwe abajyanama mu by'amategeko n'abakozi b'iperereza ryigenga, kubigeza ku nzego zibifite mu nshingano no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafashwe, akanategura raporo zigaragaza ko uburenganzira bw'abaturage bwubahirizwa mu gihugu, agasaba impinduka mu mategeko n'imikorere aho byagaragaraga ko hari akarengane. Ntibitaga ku nshingano zabo gusa ngo biyibagirwe. Nk'abashyingiranwe bakundanye bagiraga ibihe byiza ari bombi, basaba akaruhuko bagagasabira rimwe, bagatembera amahanga n'ahandi hantu heza hahoze ari inzozi za Tandari. Rimwe na rimwe Tandari ntajya yumvisha ukuntu umukobwa wo mu cyaro cya kure nk'abo yisanze abana n'umuhungu wa perezida, biciye mu mabaruwa yandikaga azi ko yashoboraga no kumukoraho. Nta dusorije inkuru y'urukundo y'umukobwa wo mu cyaro wandikiye wari umuhungu wa perezida amusaba ko bahura. Ntuzacikwe n'izindi nkuru, kandi mbifurije kuzagira umwaka mwiza wa 2026. Niba nawe tuzakomeza kuwubanamo, ubyandike muri comment. Naho ubutaha.